Muraho neza nanone abadukurikiye hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Nirumara Intwari Nkunda Amahoro. Tugiye kuganira uyu munsi ku nshoberamahanga. Inshoberamahanga mu Kinyarwanda ni nyinshi cyane. Uyu munsi turavugaho nkeya, tuzongera tuvuge n'izindi uko ibiganiro byacu bizajya bigenda bikomeza. Mbere na mbere turabanza dusobanurira inshoberamahanga icyo ari cyo kugira ngo tuzijyemo mu by'ukuri umuntu ari kumva ngo ese ubu inshoberamahanga ni iki. Inshoberamahanga rero ni imvugo ijimije umuntu utazi neza ururimi rw'Ikinyarwanda utamenyereye akunze kudahita yumva icyo isobanuye. Akenshi inshoberamahanga amagambo azigize iyo yateranyije ukayumva uko yakabaye wumva igisobanuro gihabanye n'icyo mu by'ukuri iyo inshoberamahanga ifite. Urugero tuvuze nko gutera isekuru ni ugucumbagira. Ariko wumvishe gutera n'isekuru ushobora kumva nko kujugunya isekuru ukumva ko ari ikintu gitandukanye mu gisobanuro n'icyo mu by'ukuri iyo nshoberamahanga isobanura. Inshoberamahanga rero zikunda kurangwa nuko amagambo yazo uyumvisha uko yakabaye utakumva neza mu by'ukuri igisobanuro cyazo nyacyo. Yego, abakunzi bacu rero badukurikira badusabye gusobanura inshoberamahanga ebyiri, guca inkereramucyamo no guca iwankerebye. Turaziheraho tuzisobanura. Ndizera ko wowe wadusabye gusobanura zino nshoberamahanga uri gutega amatwi ukabasha gusobanukirwa ukabyumva. Ubwo uraza kumbwira muri comment niba wasobanukiwe, ndetse nugira n'izindi nshyashya utaruzi umenya nabwo utumenyeshe kugira ngo tumenye ko turi kugenda dufasha abadukurikira kunguka ubumenyi ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Ndetse niba hari n'inshoberamahanga uzi ujya wumva ushaka gusobanukirwa watubwira ntacyo muri comment tukazayigarukaho mu biganiro by'ubutaha. Yego, kwihuse rero guca inkereramucyamo inshoberamahanga isobanura ibintu bijyanye n'ibiganiro mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ikintu ugica ku ruhande utarasa ku ntego, ukavuga ibintu ubica ku ruhande utavuga mu magambo make arasa ku ntego ushaka kuvuga. Icyo gihe bavuga ko urimo guca inkereramucyamo. Urugero umuntu ashaka kubwira ati reka guca inkereramucyamo umbwire neza icyo ushaka. Kubera ko uri gukoresha amagambo menshi urondogora winyuza hirya no hino utamubwira mu by'ukuri ikintu ushaka. Ibyo rero nibyo bita guca inkereramucyamo. Ikindi ni uguca iwankerebye. Guca iwankerebye ni ukwibeta umuntu ukamuhemukira ukamutenguha ku bintu mwumvikanye. Urugero uramutse wumvikanye n'umuntu wenda uti ejo tuzajyana guhaha ibintu ku isoko. We uyu munsi nimugoroba akaguca inyuma akakwibeta akagenda akagura ibyo mwari kuzagura akabigura ahandi atakubwiye, wowe ukazaba witeze ko ejo muzajyana ku isoko. Yaba yaciye iwankerebye. Guca iwankerebye rero nicyo ngicyo, ni uguca umuntu, ni ukwibeta umuntu ukamuhemukira mu bintu mwari mwumvikanye utamubwiye. Icyo gihe uba uciye iwankerebye. Ndizera ko abakunzi bacu badukurikira badusabye kuvuga kuri izi nshoberamahanga noneho bumvishe icyo zisobanura. Reka noneho tuvuge ku nshoberamahanga twateguye kuvugaho uyu munsi. Iya mbere ni ukugwa gitumo. Mukunda kubyumva mu Kinyarwanda runaka bamuguye gitumo, yaguye gitumo. Kugwa rero gitumo ni ugutungura umuntu atabizi ukamusanga ahantu cyangwa mu bintu runaka. Gutungura umuntu atabizi umuguye gitumo. Urugero nk'ubu ngubu umuntu aramutse aje kunsura ndimo gutanga kino kiganiro, nta gahunda dufitanye, ntabizi, tutanaherukana, yaba nguye gitumo kuko yaba ntunguye ntari mbyiteze. Indi nshoberamahanga nanone ishingiye ku kugwa tugiye kuvugaho ni ukugwa nk'ibere. Kugwa nk'ibere rero ni imvugo Abanyarwanda bakoresha bashaka kuvuga gucika intege burundu, gutezuka, ugatentebuka burundu ku buryo utazongera kugerageza kubyutsa umutwe. Ni ugucika intege burundu ntiwongere kubyutsa umutwe ukacika intege burundu. Iki gihe bavuga ko waguye nk'ibere. Gucika intege utazongera kugerageza. Wasanga wenda ari uko iyo riguye nyine ritongera kubyuka, akaba rero babihuza n'umuntu wacitse intege burundu ntiyongere kugerageza. Inshoberamahanga twavuga ni ukubura byose nk'ingata imennye. Mu Kinyarwanda
bavuga ko umuntu yabuze byose nk'ingata imenye. Igihe yabuze byose mu mahitamo yose yageragezaga guharanira kugeraho. Akenshi iyi mvuga bakayikoresha igihe umuntu yaretse ikintu kimwe cyangwa yigomwe ikintu kimwe kugira ngo agere ku kindi cyangwa akora ikindi, hanyuma akabura icyo yigomwe, akabura n'icyo yaharaniraga kugeraho cyangwa gukora. Hano nshobora nko gutanga urugero. Umuntu ashobora kuba yari uwihaye Imana, hanyuma agahara uwo muhamagaro wo kwiha Imana, akawureka kugira ngo akurikirane umuhamagaro wo gushinga urugo, wo gushaka. Hanyuma yaza gushaka ntibimuhire bikanga, kandi nawe umuhamagaro wo kwiha Imana nawe yarawuhaze, yarawuretse, akabura umuhamagaro wo kwiha Imana, akabura n'uwo gushinga urugo, akabura byose. Icyo gihe bavuga ko abuze byose nk'ingata imenye. Iyo mvuga isobanura iki? Isobanura ko ababuze byose nyine. Hanyuma aho ikomoka ni uko ingata ubundi ni ikintu babanga, bazinga, bakagitereka ku mutwe bagiye kwikorera. Ku bantu batabizi, akenshi ingata bazibanga mu makoma cyangwa se ibishangara, amakoma yumye, cyangwa se ishinge, ibyatsi by'ishinge cyangwa ibindi byatsi bishobora kuvamo ingata. Iyo rero ingata ikizinze igifasha ari ingata, iba ifite umumaro, umuntu akaza akayikoreza. Rero kubura byose nk'ingata imenye, ubura umuntu, kuko iyo ikoma ryahambutse ritakiri ingata, nta muntu uryita hafata ingata izinze. Hanyuma noneho iyo ikoma nyine ritakiri ingata, nta n'umuntu uryikoreza, ribura icyo ryikoreraga ndetse n'umuntu waryikorezaga. Niyo mpamvu bavuga ngo ingata imenye ibura byose. Kubura byose rero nk'ingata imenye ni iki ngicyo bisobanura. Imicoberamahanga twasobanura ni ukubura ayo ucira n'ayo umira. Bati runaka ibintu byamubayeho abura ayo acira n'ayo amira. Twamubajije ibisobanuro ku ngingo runaka, abura ayo acira n'ayo amira, arahombombwa. Kubura ayo ucira rero n'ayo umira ni ukubura ibisobanuro namba utanga ku ngingo runaka kubera ko umwaye, cyangwa se kubera ko wumiwe cyane, ukabura ibisobanuro watanga kuri iyo ngingo, ukabura icyo uvuga mbese burundu. Icyo gihe uba ubuze ayo ucira n'ayo umira. Ikindi, kubura ayo ucira n'ayo umira nanone bisobanura kubura icyo ukora, kubura ikintu wakora mu mimerere runaka. Wenda bagutunguje ubutumwa bukwishyuza ubwishyu bukomeye udafite muri ako kanya, kandi none buri ngombwa, ukabura icyo ukora, ukabura n'uko wabyitwara. Mu icyo gihe ubuze ayo ucira n'ayo umira. Mbese ni ugushoberwa mu mimerere igoye, ukabura icyo ukora, ukabura icyo wavuga, mbese ukumirwa, ugashoberwa. Icyo gihe bavuga ko wabuze ayo ucira n'ayo umira. Nanone twavuga gukuka ibikoba, cyangwa se kumva ibikoba bigukuka. Iyi ni incoberamahanga ishaka kuvuga kumva muri wowe hari ikintu kikubwira ko, hari umutima ukubwira ko ibintu bitari buze kugenda neza. Hari ikintu kikubwira ko ibintu bitari buze kugenda neza, ko hari ikibazo, ko biri buze kutagenda neza mbese nk'uko biteganya. Kandi utazi ngo mu by'ukuri biragenda bite, ariko ukumva hari akantu muri wowe kagukomanga ku mutima kati ibi bintu ntabwo biri bugende neza. Icyo gihe bavuga ko ibikoba birimo kugukuka. Icyo gihe ni handi umuntu avuga ati ndumva ibikoba binkuka, ndumva mbikemanga, ibi bintu ndumva ntabishyira amakenga, ndumva hari ukuntu umutima urimo kunkomanga, hari ikintu umutima urimo kumbwira. Icyo gihe ibikoba biba bigukuka. Nanone twavuga kuburara. Iyi ncoberamahanga yo abantu benshi barayizi. Kuburara rero ubwo baba bavuga ni ubusa. Kuburara ni ukurara ubusa, bisobanura kurara utariye, kurara nta kintu ushyize mu nda, ukarara n'isari n'inyota. Icyo gihe uba uburaye, nibwo bavuga ngo twaburaye. Hanyuma kwirirwa utariye bwo ni ukubwirirwa. Kubwirirwa no kuburara ni ukwirirwa utariye, ndetse no kurara utariye ufite inzara. Nanone twavuga kuyirara ku ibaba. Iyo baba bavuga ni isake, ni inkoko ibika. Murabizi ko mu Rwanda rwo hambere, ndetse n'ubungu abantu batuye mu byaro, aborozi n'abahinzi baracyabyumva, inkoko zirabika mu gitondo zikabyutsa abantu bakajya mu mirimo, bagatangira akazi bakamenya ko bwakeye. Inkoko rero iyo ibika y'isake ikubita amababa. Kuyirara rero ku ibaba ni ukurara witeguye, ni ukuba witeguye ko ikintu runaka kiri bube, ukaba witeguye, ntuze kugikererwa cyangwa kuba kigasanga utunguwe utiteguye.
kwirara kwibaho ni ukuba witeguye ufite ibyangombwa byose kugira ngo ukore ikintu runaka cyangwa se ikintu runaka nikiba kigusange ukiteguye. Ni iki ngicyo iyo nshoberamahanga isobanura. None twavuga kurara butunda ni ukurara utiyoroshe, utifubitse bihagije, imbeho ikakwica, ubwo urumva uburayi nabi. Icyo gihe rero uravuga uti naraye gutunda pe. Akenshi uraye gutunda ntunasinzira. Twavuga nanone inshoberamahanga tugiye gusorezaho mu kiganiro cy'uno munsi ni ukuryamira amajanja. Kuryamira amajanja ni ukubaho witeguye neza ikintu kibi kizabaho, ukaba witeguye ugahangana nacyo, ukaba ufite ibisabwa byose kugira ngo uhangane n'icyo kintu, cyangwa se ibyo kizagusaba byose ukaba ubifite kugira ngo kizakugiraho ingaruka mbi, cyangwa kikagutungura kikagugwa gitumo imwe twahoze tuvuga, maze ukaba wabura ayo ucira n'ayo umira, ukabura uko byitwaramo. Kuryamira amajanja rero ni ukuba witeguye, kuba uri menge, kuba ufite ibintu byose bisabwa kugira ngo imimerere runaka niza izasange witeguye, ntizaguhitane cyangwa ikugiraho ingaruka nyinshi. Urugero, bashobora kuvuga ko hagiye kuza umutingito cyangwa umwuzure cyangwa ikindi kiza kamere, kuruka kw'ikirunga cyangwa se n'ibindi. Icyo gihe ugahita ukora imyiteguro yose y'ibanze ikenerwa mu gihe hateye icyo kiza. Icyo gihe uba uryamiye amajanja. Wenda ushobora nko gutegura ibyo urahungana, ushobora gutegura wenda aho uzihisha, ushobora gutegura uburyo nk'inzogera izakumenyesha yuko icyo cyago kiri hafi. Icyo gihe uba uryamiye amajanja. Nizo nshoberamahanga rero tugarutseho kuri uyu munsi. Hari isobanukiwe utaruzi cyangwa se waruzi utazi neza urushijeho kumenya, watumenyesha muri comment. Ndetse hari n'indi nshoberamahanga ushaka ko tuzagarukaho mu biganiro by'ubutaha, watumenyesha tukazayikugarukiraho tukagusobanurira iyo nshoberamahanga. Mwakoze cyane rero kudukurikirana. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze gusangiza bino biganiro abandi kugira ngo nabo bungukirwe n'ubu bumenyi, kandi mwibuke gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri uko duseho video nshya mujye muyimenya mu ba mbere. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.